Shalom muvandimwe, nkwifurije igitondo cyiza cy'uyu munsi tariki 29 z'ukwa gatanu, nkwifurije ihirwe, nkwifurije umugisha w'Imana muri uyu munsi twinjiyemo. Ijambo ry'uyu munsi riboneka mu gitabo cya Nehemiya, igice cya 4 umurongo wa 8, ahanditse ngo nitegereje ndahaguruka mbwira abantu b'imfura n'abatware n'abandi bantu bose nti ntimubatinye, mwibuke Uwiteka umwami ukomeye uteye ubwoba, murwanire bene wanyu, abahungu n'abakobwa banyu n'abagore banyu n'ingo zanyu. Muvandimwe, iri ni ijambo Imana itubwiye uyu munsi ngo duhaguruke turwanirire ibintu by'agaciro dufite mu buzima bwacu. Ntubatinye, ibuka Imana yawe, urwanire ibyo bintu uri kubaka by'ingenzi. Urwanire urugo rwawe, urwanirire umuryango wawe. Wibuke yuko muvandimwe, ikintu gikomeye umuntu azicuza mu buzima bwe si imyanzuro yafashe nticemo, ahubwo ni imyanzuro atafashe byari gucamo. Uyu munsi Imana iragusaba kugira ngo ufate umwanzuro, urwanirire nk'uko Nehemiya yarwanye. Yubakaga inkike ariko akanarwanirira ibi bintu kugira ngo ntibabisenye. Haguruka uyu munsi urwanirire urugo rwawe, urwanirire umuryango wawe, urwanirire ibintu by'agaciro mu buzima bwawe. Reka dusenge. Mwami Mana yacu, dushyira mu maboko yawe ubuzima bwacu, reka duhe imbaraga zo kurwana, duhe imbaraga Mana zo gushikama kugira ngo turinde ibintu waduhaye. Nk'uko Nehemiya yarwaniriye ibintu yari afite, reka Mana duhe imbaraga muri uyu munsi kugira ngo duhaguruke turwanire ibintu waduhaye. Komeza ubane natwe, duhe umugisha wawe mu izina rya Yesu. Amen.